Shuwa karimte muyaso aka Babyface murakazana muri The Josh challenge uyu munsi ni iyi. Urugamba ufite mugiye kurwana. Kandi Imana irarubona. Ariko igiye gukora ibintu bamwe Imana irabikora mu miryango abandi bikore he hose. Sinzi ukuri bugukebe ariko ibakebe. Maze igihe kingana guturwaye mugongo. How long have you been having a backache? Nk'imyaka 2 ngeze hano mu Buhinde. Ever since I got here in India. Wowe baraga umugongo imyaka 2 yose. You had a backache? Wowe baraga gute? How did you feel? Byizanaga gusa nkumva nsembabara yo natangira nko kwiga. It just came whenever I start studying. Hanyuma ukuntu wakize hari kintu wumvise cyangwa wumvise gusa wumvise iki? Did you feel anything when you were going to get healed? Numvise mu mugongo na mu muhogo ikintu kijemo ukuntu sinzi ukuntu gisobanura. Uwo kubatamuzi n'uwo bita Coach Gael, manager wa Bruce Melody ndetse n'umwanzi bita Kenny Soul. Mu byukuri kera yarakira umupasiteri mbere yuko hajya mu bintu byo management. Ubwo ni ibi byarateguwe n'Imana isayiragera ishimwe tapesiki tasamanaho tapesa hele bisikinima hele tikizinema tando yasikale bisikilima talebuti enema Skaitu dufite iki? Ibyo bintu nabigarutseho mbabwira yuko next operation cyangwa se icara wiga nzagaruka kukuri kw'ibyo navumbuye ku makuru namaze gukorera ubutasi. Nyuma yuko abantu imyaka irinze ishira igeze muri ingahe abanyarwanda bose bavuga ngo uwitwa The Ben na Bruce Melody barareba nayingu. Siko birise. Azanga ibyo ni ibintu byagenze gute? Ni nyuma yuko ayo matika turutse imihanda bivugwa yuko nta rukundo bafitanye, yuko harimo intambara zivuza ubuhuha. Ndabyibuka neza The Ben afite igitaramo ubushize ngira ngo n'umwaka ushize ubwo bavugaga ko umuntu hanze bita Bruce Melody mu byukuri yashaka kukica. Namaze kwimenyera ukuri kwa hano kuri nkubwira ngo uyu mubosi ngewe si ukurya indimi cyangwa ibiki. Umubosi Bruce Melody se cyangwa The Ben? Ndagira ngo nkubwire ngo uyu Coach Gael mwicare mwige muvuga tuyi ni umubosi n'ubundi mujye mubyemera. Nibyo kabisa. Bahati Makacha mu byukuri wo umuntu bita Coach Gael uramuvuga iki? Coach Gael abo yaje asanga mu kibuga, abo yaje asanga baraharuye ikibuga, abanyamakuru yasanze, aba promoters yasanze, bose baramwanga. Coach Gael bino bintu bikuvugwa mu byukuri ujye ubiha umwanya? Ahubwo ikintu kimvuze nabi, abantu bamvuga nabi, abantu bavuga ibintu byanjye nabi, abantu bantega iminsi, niyo bantu bambere nkunda ko batuma nasinzira mbere yo kuryama. Indakira kwera ndabumva na mbere yuko ntagira umunsi nkabumva kugira ngo sinsinzire neza. Indakira hanyuma se Coach Gael umuntu bita Muyoboke Alex muhuje umwuga wo management mu bahanzi mu byukuri we umubona ute? Ashobora kuba nyangatu aka kantu ajya akoresha ko kwita manager w'ibihe byose wowe ukabona ute? Showbiz y'u Rwanda cyangwa umuziki nyarwanda simushakamo title pe na gato. Niyo azabamize y'umuziki nyarwanda sinshaka kwimanikwamo. Papa w'umuziki nyarwanda manager bihe byose babimurekere cye nago mbishaka. Ninde ubikugize se? Nta nubwo ibyo nkora men. Okay, ni ibintu byika mu gitoro ngakora. Ese ubundi we Muyoboke Alex ushingira ku kiwita manager w'ibihe byose? Maze imyaka 17 ntegura ibitaramo. Nibyo kabisa. Imyaka 12 ukivuga ibigwi nk'ibyo ngibyo. Pastor gira ijambo rimwumbwirira bano bantu. Mwatubabare mukaza mugakizwa. Iryo tabi munywa mwarekeye iryo ko nanjye nariretse. Reka ese Coach Gael ko mu byukuri uvuga nkaho bino bintu utazana birambamo. Muyoboke ni manager bihe byose. Ngiwe nta kindi ho ndakora pe. By'umuziki dumbeze smart usanzwe urikorera gahunda ze. Ese ubundi Coach Gael katuvugisha ukuri ubundi amafaranga uyakura he? Wize primaire maternelle? Yego nubwo agronome ahubwo. Warabyize. Uzi ikimenyetso cyo gutara n'icyo gukuramo? Cyane pe. Ujye umekinga shower uko amafaranga winjije ukuyemo ayusohoye. Byibuze ubasha kugira icyo ubika. Urabyumva? Produce more than you consume. Wake up. Akakubitwa n'inkuba.
ndakuvumye mvuka mu masinga kakubitwa n'inkuba. gusa ariko mu by'ukuri nta nubwo bigusa ko waba ufite amafaranga angana atyo pe. N'amavuta ntamufata. Oya se. Hanyuma se Coach Gael umuntu bita manager muyoboke w'ibihe byose ko twumva mu by'ukuri ngo nuwa kera muri kano kazi ubundi ukeka ko afite imyaka ingahe? Imyaka 60 n'ingahe 65. Nijewe yazize umukiza. Ko yabashaje ubwo ni yaba yaragiye mu bintu by'u management akuze ubwo saba yarayobeho noneho makanyaga. Ese ubundi muyoboke imyaka bavuga niyo koko? Ntabwo ari byo, ntabwo ari ukuri. Ntabwo ari ukuri kwabyo ni ukuzi. Ese kuki Coach Gael akuvuga uko utari? Kuba avuga biriya ni uburenganzira bwe, bose namubuza kubivuga. Asibe kuza icyo yantwara gishobora kunkomeretsa kuko amategeko arahari. Ese uretse wenda kuba umanaginga abahanzi mu by'ukuri Coach Gael wowe niki wumva urusha muyoboke? Mfite space, mfite ubutaka mu isi digital. Mwaho bufite umva muyoboke mu by'ukuri wamugiriye inama yo kuba yakora undi mwuga uretse management. Ibintu by'ubwiza by'abagore. Abagurisha se? Buri business zijyanye n'abagore ni nziza cyane. Ntago zihomba. Dvanguriye n'imishatsi, inzara, utwenda twabo, inkweto, oya nawe wabusuzuguye umuntu pe muyoboke. Mu by'ukuri ibi bintu Coach Gael avuga ntacyo bivugaho. Ibyo ntabwo ukiri mu muziki, ntabwo ukiri muri showbiz, uba wageze haba hajemo n'umutima mubi n'ubugome. Nawe tubwira icyo wumva yakora. Ibyo bintu ntabwo nabivuga, naba nakunda umuziki. Oya ariko nawe wibigira personal tuba tugira ngo turebe uburyo dushushamo showbiz nyarwanda. Ariko gushyira showbiz nabigani haraho tugira tukagarukira tukajya n'indangagaciro nk'abanyarwanda. None se ko hari n'ikindi kintu njya niyumvisha cita mu by'ukuri ko hari abajya bavuga ko Coach Gael yaba ajya muri Illuminati ari byo bituma mu by'ukuri agira n'amafaranga menshi nibyo? Nkuko wabibonye cyangwa wabyumvise nanjye niko nabyumvise. Reka sha twagira ngo tubanze tumenye uri team The Ben cyangwa team Bruce Melody. Nje nta team yari yose ndimo, ntabwo njye mu by'ama team. Ibyo nkora ni itangazamakuru. Ceceka nawe niba na makuru ufite. Hanyuma se muyoboke ndetse na Coach Gael kuki habamo gushwana hagati yanyu? Yaracyumva nabo. Igendere Coach Gael. Ewa nari nashonje meneze ko twarangije. Oya genda na muyoboke agukurikire gusa ariko mu by'ukuri reka mbasigiremo kano karirimbo kandi ndizera ko kari bubagwe neza. Ni The Josh Challenge. Abanyambabazi cyane kwaribo bazazigirirwa ubabarirane bihanganirane kuko hariwe abanyambabazi cyane kwaribo bazazigirirwa Uwiteka Mana